Uyu mugabo ureba imbere yawe bamwita Idris Elba, numwe mu bagabo bake babirabura babashije kuba abatsinze mu ruganda rwa sinema rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Hollywood. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 5 abantu benshi bakunze kugirira amatsiko ku buzima bwa Idris Elba ndetse na filime 3 zabashije kumugira umusitari ku ruhando mpuzamahanga. Nabaye ikaze ngende komita Sam niba utarakora subscribe no kuri Mukire Entertainment, uyu mwanya kwa wakora subscribe ugakanda like ukaduha igitekerezo cyawe muri comments. Sa Idris Elba, uyu mugabo hari impamvu tumwise Sam. Idris Elba ni umukinnyi akaba producer ndetse akaba n'umukinnyi wa filime wabigize umwuga. Uyu mugabo akomoka mu gihugu cy'Ubwongereza ariko yamenyekanye ku ruhando mpuzamahanga mu ruganda rwa sinema. Uyu mugabo yavukiye mu Bwongereza ariko ababyeyi be bakomoka muri Afrika. Nubwo yahuye n'ibibazo byinshi cyane akiri muto mu buryo bwo kugaragaza impano ye, ntabwo byari byoroshye, ariko yabashije kubicamo aba umwe mu bantu bake babirabura bazwi ku ruhando mpuzamahanga mu gisata cya sinema ni Hollywood muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore filime 3 zabashije kumugira igihangange ku ruhando mpuzamahanga akamenyekana cyane ku buryo budasanzwe. Filime ya mbere ni filime yitwa Mandela, ni filime igaruka ku buzima bwa Nelson Mandela wahoze ari perezida w'igihugu cya Afrika y'Epfo. Ni filime yitwa Long Walk to Freedom yasohotse mu mwaka wa 2013. Muri iyi filime Idris Elba yigaragaza nka Nelson Mandela uko yitwaye, ndetse ibi byose byabashije kuba byamuhesha ibihembo bidasanzwe ku ruhando mpuzamahanga, ndetse anatoranywa mu bahatanira ibihembo bya Golden Globe Award. Indi filime ya kabiri yabashije kumugira igihangange abantu bagakurushaho kumukunda ku ruhando mpuzamahanga ni filime yasohotse mu mwaka wa 2015 yitwa Beast of No Nation. Iyi filime yakinye ari umuyobozi w'intambara uteye ubwoba uwo bita Commandant. Imikinire yagaragaje n'ubuhanga budasanzwe bwatumye ahabwa ibihembo byinshi bitandukanye nk'ibyo bita CGA Award, ndetse abantu barusha gukomeza kumukunda. Indi filime ni filime yitwa The Suicide Squad, ni filime yasohotse mu mwaka wa 2021. Iyi filime yakinnye ari Brad Sport, umwe mu bakinnyi b'ingenzi cyane muri iyi filime ya DC Comics. Ibi byatumye aba umwe mu bakinnyi b'imena bazwi neza muri filime za action movies i Hollywood muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko yatumye agaragara nk'umuntu uzi gukina neza filime zijyanye na action. Nayo irimwe muri filime zatumye akomeza kwamamara. Yakinye n'izindi filime nyinshi zitandukanye nk'izo bita Hobbs and Shaw n'izindi zinyuranye. Dore ibintu bigera kuri 5 abantu benshi bakunze kugirira amatsiko ku buzima bwa Idris Elba. Idris Elba yabashije guhabwa ipeti rya Sa mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyo wakoze ibikorwa by'indashyikirwa hari ukuntu ku mazina yawe bongeraho akazina ka Sa. Musanzwe mubizi nk'abitwa ba Sir Isaac Newton, abitwa ba Sir Keir Starmer, bose nyine ni abantu bakomoka mu gihugu cy'Ubwongereza bafite ako kantu ka Sa imbere y'amazina yabo. Idris Elba nawe bitewe no kuba ari umwe mu bantu nyine babashije kuzamura uruhare rw'imyidagaduro mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no ku ruhando mpuzamahanga, nawe yabashije kuba yahabwa ako kazina ka Sa imbere y'amazina ye. Kubetse ko aka kazina ugahabwa n'umwami w'Ubwongereza, ni ukuvuga ngo uba warakoze ibikorwa bidasanzwe by'indashyikirwa. Mu mwaka wa 2026 rero mu bihembo bya New Year Honor, uyu Idris Elba nawe yabashije kuba yahabwa iri zina rya Sa, ubu bakaba bamwita Sa Idris Elba. Ku mwanya wa kabiri uyu mugabo ni DJ ukomeye cyane wabigize umwuga. Idris Elba mbere yuko ajya mu ruganda rwa sinema yabanje kuba umu DJ avanga imiziki neza cyane, ndetse yabashije no kubikora neza cyane ku rwego rw'uko ibintu bijyanye n'imiziki yabashije kuba yabikoranamo na Jay-Z. Mu bijyanye n'ubu DJ bamwita Big Driss, niyo mazina akunze gukoresha iyo ari gukora ibintu by'ubu DJs. Ku mwanya wa gatatu Idris Elba mbere yuko ajya gukina ya filime igaruka ku mateka ya Mandela, Idris Elba yaraye ku kirwa cya Robben Island kuri gereza Mandela yabashije gufungirwamo mbere yuko aba perezida wa Afrika y'Epfo. Ibi tubyumve neza cyane. Idris Elba mbere yuko ajya gukina filime igaruka ku buzima bwa Nelson Mandela yabajije kujya kurara mu cyumba Mandela yararagamo ubwo yari umufungwa ku kirwa cya Robben Island muri Afrika y'Epfo. Ibi Idris Elba yabigarutseho avuga ko byabashije gutuma nyine yiyumva neza mu buryo bwo gukina filime igaruka ku buzima bwa Nelson Mandela.
Ku mwanya wa gatatu Idris Elba yakoze indi mirimo itandukanye mbere yo kuba umustar. Ubuzima ntabwo byari bimeze neza mbere yuko yimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko akigera no muri Amerika mu buryo bwo kugaragaza impano ye ibintu bitaracamo neza. Idris Elba yakoze muri sosiyete zitandukanye zirimo nka sosiyete zikora ibijyanye no gukora amamodoka nka sosiyete ya Ford, ndetse uyu mugabo azwi cyane no ku bitangazamakuru binyuranye, ku biganiro byo ku mateleviziyo, kuko nabyo agira ibiganiro byiza kandi bikunze kurebwa n'abantu benshi. Uyu mugabo yakorewe igishushanyo ku buryo cyabashije gufungura telefone ye, ibyo bita nka facial recognition. Idris Elba bamukoreye igishushanyo kigaragaza isura ye neza uko cyakabaye, ariko mu buryo butangaje icyo gishushanyo cyabashije gufungura telefone, ubu buryo abantu bakoresha bafunga amatelefone bakoresheje amasura yabo. Icyo gishushanyo babashije kubikora neza ku buryo yakoresheje telefone ye kikabasha kuba cyayifungura. Ibi ni ibintu bigera kuri 5 nari nabateguriye abantu benshi bakunze kwibaza cyangwa se wamenya ku buzima bw'icyamamare muri sinema Idris Elba. Niba wakunze ikiganiro ukande like, ukore subscribe, dukotegurire n'ibindi biganiro byinshi kandi byiza bigaruka ku bakinnyi ba sinema b'imyidagaduro hirya no hino ku isi.